Rengera ubuzima, igitabo cya mbere, igice cya kabiri. Igihe yakoraga umurimo we, nyirabukwe wa Petero yari arwaye indwara imuhindisha umuriro, maze babwira Yesu iby'uwo murwayi. Yesu amufata ukuboko aramwegura, nuko muri ako kanya umuriro urazima. Mariko igice cya mbere umurongo wa 30 n'uwa 31. Inkuru zakwiriye hose vuba. Igitangaza cyakozwe ku isabato, maze kubwo gutinya abigisha abakuru b'Abayuda, rubanda ntibatinyuka kumuzanira abarwayi babo izuba ritararenga. Nuko izuba rirenze bazanira umukiza abarwayi bahetswe ku mariri n'abacumbagurika, basindagizwa n'inshuti zabo. Bamusangaga ari urujya n'uruza. Ntabwo ab'i Kaperinawumu bigeze babona igihe nk'icyo. Wasangaga bakijijwe indwara baririmba indirimbo z'ibyishimo. Yesu yahagaritse umurimo we amaze gusezerera imbabare iheruka. Bumaze kwira nibwo abantu bari bamaze gutaha, Yesu nawe abona kuruhuka. Ariko igihe abo mu mudugudu bari bagisinziriye, umukiza yabyutse mu rukerera ajya ahantu hiherereye arasenga. Mariko igice cya mbere umurongo wa 35. Mu gitondo kare Petero na bagenzi be basanga Yesu, bamubwira ko abantu bamushaka. Batangajwe no kumva amagambo Yesu yababwiye agira ati, ngomba kubwiriza iby'ubwami bw'Imana no mu yindi midugudu. Luka igice cya 4 umurongo wa 43. Ntiyaranyuzwe no kwikururiraho abantu gusa nk'umuganga uvura indwara zisanzwe, ahubwo yashakaga kwireherezaho abantu nk'umukiza wabo. Gukora neza umurimo wo mu isi gusa byari guhungabanya umurimo we. Ntabwo kwiyamamaza byigeze bihinguka mu mibereho ye. Icyubahiro abo ku isi baha bari mu myanya yo hejuru cyangwa abakire byari nk'ikintu cy'inzaduka ku mwana w'umuntu. Byari byarahanuwe kuri we ngo ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Azazana gukiranuka by'ukuri. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 2 n'uwa 3. Abafarisayo bashakaga kwishyira imbere babikoresheje kurata ko bazi gusenga no kugira ibyo batanga. Imibereho ya Yesu ntiyagiraga amahuriro n'ibyo. Mu mibereho ye ntacyo yigeze akora ngo bakunde bamukomere mu mashyi. Kristo yari ahishwe mu Mana, maze Imana yigaragariza mu mico ye. Ntabwo zuba ryo gukiranuka yatungutse ku isi ngo abantu batangarire icyubahiro cye nk'abatangarira umurabyo. Azatunguka nk'umuseke utambika. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3. Umucyo umurikira isi buhoro buhoro, ugatamurura umwijima, isi igakanguka ikabaho. Bityo izuba ryo gukiranuka ryararashe, rifite gukiza mu mababa yaryo. Marakiya igice cya 4 umurongo wa 2. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije, umutima wanjye ukamwishimira. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 2. Jyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura n'ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yohana Umubatiza ntiyasobanukiwe. Igihe Yohana Umubatiza yari mu nzu y'imbohe, aho yabohewe na Herode, yarashobewe asa n'ubuze uko agira, maze atuma abigishwa be babiri kuri Yesu ngo bamubwire bati, mbese ni wowe wa wundi ugomba kuza, cyangwa se dutegereze undi? Matayo igice cya 11 umurongo wa 3. Umukiza ntiyahise asubiza icyo kibazo. Igihe bari bahagaze aho batangajwe nuko atagize icyo abasubiza, babonaga abafite intimba baza aho ari. Ijambo rye no kubakoraho byahumuye impumyi. Ababaga benda gupfa bahagurukaga bafite imbaraga n'ubuzima buzira umuze. Ababaga bararemajwe n'abadayimoni bumviraga ijwi rye, ibisazi bikabaguruka bakamuramya. Byakomeje bityo burinda kwira, abigishwa ba Yohana bakireba no kumva ibyo byose. Hanyuma Yesu abategeka kugenda ngo babwire Yohana ibyo babonye. Yongeraho ati, hahirwa umuntu ibyanjye bidaca intege. Matayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ibyo byari bihagije. Yohana yibutse ubuhanuzi bwerekeye Mesiya buvuga ngo, umwuka w'umwami ari muri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, no guhoza abarira bose. Yesaya igice cya 61 umurongo wa 2 n'uwa 2. Yesu yari uwasezeranywe. Ubumana bwe bwagaragariye mu byo yakoreye abantu b'imbabare. Yohana yabonye ukuri nk'uko aje kuri Eliya mu butayu, igihe Imana yavuganiraga n'umuhanuzi mu ijwi ryoroheje ry'ituza. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 19 umurongo wa 11 n'uwa 12. Yesu yagombaga gukora umurimo we atabikoresheje guhirika intebe z'ubwami na bene zo, ahubwo kubwo kuvugana n'imitima y'abantu akoresheje impuhwe no kwitanga. Ubwami bw'Imana ntibuza nk'ibigaragarira hanze, ahubwo ni umwuka w'Imana ukorera imbere. Imbaraga zawo zigaragarira muri kamere y'umuntu itunganywa n'imico ya Kristo. Ubukire cyangwa imyanya yo hejuru, ibikoresho bihambaye, ubwubatsi buhambaye cyangwa kurimbisha amazu, si byo ngombwa mu byo gushyira mbere umurimo w'Imana.
nta kintu cyakozwe n'ubuhanga bw'abantu gishobora kugira ubwiza bwagereranywa n'imico myiza ariyo mbuto ya Mwuka Muziranenge ukorera mu mutima w'umuntu. Igihe Imana yoherezaga umwana wayo ku isi yacu, yahaye abantu ubutunzi budashira. Wasa n'ubisuzuma wasanga ubutunzi bwose abantu barundanije uhereye aho isi yabereyeho ari amacuho ubugereranije n'ubwo butunzi. Yesu yazanye mu isi urukundo rutagira akagero rw'ibihe byose. Urwo ni rwo rukundo tugomba kwakira, tukarugaragaza kandi tukarukwiriranya. Tugomba gutandukana n'ab'isi kubera ko Imana yadushyizeho ikimenyetso ikerekanira muri twe imico yayo y'urukundo. Umucunguzi wacu atwambika gukiranuka kwe. Igihe Imana itoranya abagabo n'abagore ngo bayikorere, ntibanza kubaza ko ari abakire mu by'isi, ko bafite amashuri ahambaye cyangwa se ko bazi kuvuga neza. Ahubwo irabaza iti, mbese bagendana kwicisha bugufi kugira ngo mbigishe inzira zanjye? Mbese nashyira amagambo yanjye mu kanwa kabo? Mbese bazanyerekana nk'uko bikwiriye? Imana ishobora gukoresha umuntu wese ubikwiriye igihe cyose ibasha gushyira umwuka wayo mu mutima we. Ahagatira abana b'intama. Iyo Yesu yakoreraga imirimo ye mu mayira yo mu midugudu, ababyeyi bafite abana bato b'indembe babyiganaga n'abantu bashaka guhagarara aho abareba. Nk'aho bacitse intege barihanganaga bagashaka umukiza. Iyo basubizwaga inyuma n'ikivunge cy'abantu, umukiza yateraga intambwe abasanga. Iyo babonaga barebana amaso y'impuhwe n'urukundo, basukaga amarira y'ibyishimo. Hariho umubyeyi wari uhagaze ukwe yitegereza umukiza afite ibyiringiro. Nuko umukiza aramubaza ati, wifuza ko nagukorera iki? Uwo mubyeyi amubwira icyo yifuza. Kristo ahera ko aterura akana k'indembe k'uwo mubyeyi. Akigatengamatira gahita gakira. Imivu y'ubuzima yongera gutembera mu mitsi y'ako kana, imihore y'ingingo zako yongera kugira imbaraga. Umukiza asezerera uwo mubyeyi amubwiye amagambo yo kumuhumuriza. Nuko muri uwo mwanya hakurikiraho ikindi kintu. Twibanda cyane ku mibereho ikomeye ya Kristo no ku bitangaza yakoze, nyamara ukuntu yitaga ku bintu byoroheje nicyo gihamya gikomeye cyerekana gukomera kwe. Ku Bayuda, ababyeyi bari bafite akamenyero ko gushyira abana babo umwigisha runaka ukomeye kugira ngo abahe umugisha barambitseho ibiganza. Ariko abigishwa b'Umukiza bibwiye ko umurimo we ukomeye cyane ku buryo utagomba kurogowa na bene ibyo. Igihe ababyeyi bazaniraga Kristo impinja zabo bifuza ko aziha umugisha, abigishwa be batekereje ko bitari bumunezeze. Nyamara Umukiza yarasobanukiwe n'umutwaro ababyeyi bari bafite wo kwita ku bana babo. Ni we ubwe wabihamagariraga. Umubyeyi ufite umwana we yavuye imuhira ajya kureba Yesu. Ageze mu nzira abibwira umuturanyi, uwo muturanyi ngo abyumve, nawe yifuza gushyira abana be Yesu ngo abahe umugisha. Bikomeza kuba uruhererekane kugeza ubwo ababyeyi basanze Yesu ari benshi. Abana bamwe bari barenze ubutambambuga, bamwe bari bagimbutse, abandi bajya kuba abasore. Yesu yari yumvise ibyifuzo byabo n'amarira yabo, maze abagirira impuhwe, ariko ategereje kureba ukuntu abigishwa be bari bubagenze. Maze abonye abigishwa be bacunaguza abo babyeyi, niko kuvuga ati, nimureke abana bansange, mwibabuza kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze nkabo. Mariko igice cya 10 umurongo wa 14. Aterura abo bana arabahagatira, abaha umugisha bari baje gushaka. Ababyeyi basubiye imuhira bakomejwe n'amagambo ya Kristo kandi batewe inkunga yo kongera kwikorera imitwaro yabo, banezerewe no gukorera abana babo bafite ibyiringiro. Tubaye nk'abashobora kubona imibereho yo hanyuma y'abo bana, twashobora kubona ababyeyi batekerereza abana babo iby'amagambo y'urukundo y'Umukiza. Mbega ukuntu kwibuka amagambo nk'ayo byafashije abo bana kugira ngo badateshuka inzira y'ukuri. Muri ibi bihe Kristo aracyafasha ababyeyi nk'uko yajyaga bigenza igihe yajyaga ahagatira abana muri Yudeya. Abana bacu dukunda nabo yabacunguje amaraso ye nk'uko yayacunguje abana bo mu gihe cyashize. Yesu azi umutwaro utsika umutima wa buri mubyeyi. Yari afite umubyeyi wamenyereye ubuhanya no kutagira ibyo kumwunganira. Yagenze urugendo rurerure ajya kunganira umunyakananikazi, yagaruriye umupfakazi w'i Nayini umuhungu we w'ikinege. Igihe Yesu yashengurwaga n'intimba z'ibyaha byacu ari ku musaraba, yibutse umubyeyi we. Nanuba agahinda k'umubyeyi wese kamushengura umutima. Mureke ababyeyi bashyire Yesu ibibabangamiye. Aracyabararikira kumushyira abana babo ngo abahe umugisha. Mu bana bashyiriye Yesu yabonyemo abagabo n'abagore bazaragwa ubuntu bwe n'ubwami bwe. Yarazi yuko abo bana bazumva ibyo avuga kuruta abakuze benshi. Uwo Mukiza, igikomangoma cyo mu ijuru, yasubije ibibazo by'abo bana kandi abigisha ibyigisho byoroshye bihuje n'ikigero cyabo. Yababibyemo imbuto z'ukuri zaje gukura zera imbuto zibahesha ubugingo buhoraho. Ubwo Yesu yabwiraga abigishwa be ngo be kubuza abana kumusanga, yabibwiraga n'abamukurikira bo mu bihe byose, abayobozi bakuru b'itorero, abapasiteri n'abafasha umurimo w'Imana n'abakristo bose. Aradutegeka ati, mwibabuza kunsanga. Ni nkaho yavuze ati, bazaza nimutababuza. Ntimukabuza abakiri bato gusanga Yesu mubikoresheje gukonja kwanyu cyangwa se umwaga. Ntimukabaha urwitwazo rwo kwibwira yuko ijuru ritababera ahantu h'umunezero muramutse muhari.
Ntimukavuge idini nk'ikintu abana badashobora gusobanukirwa, cyangwa se ngo mukore ibigaragaza ko badashobora kwemera Kristo bakiri bato. Ntimukagire ubwo mutuma abantu bibwira ko idini ya Kristo ari iy'umubabaro, kandi ko umuntu usanze Umukiza agomba kureka ibintu byose byamutera umunezero. Iyo Mwuka Muziranenge akabakabye ku mitima y'abana, bafatanya nawe imirimo. Mwigisha abana yuko Umukiza abahamagara, abarebana urukundo rutarondoreka. Ntiyita ku bana bateye imbabazi gusa, ahubwo n'abafite ingeso mbi abitaho. Ababyeyi benshi ntibasobanukiwe n'inshingano bafite ku ngeso, ariko Yesu arebana impuhwe abo bana, arabarondora akamenya uko bazamera. Umukristo abasha gukorera Kristo agarura ku Mukiza bahabye, abasha kubakomeza no kubatera ibyiringiro, maze akabona barahindutse kugeza ubwo bazavugwaho aya magambo ngo ubwami bw'Imana nubwo abameze nka bene abo. Agaburira abantu benshi udutsima 5. Abantu bahingitse umunsi wose bateze amatwi amagambo meza ya Kristo. Yari amagambo yoroshye kandi asobanutse, ameze nk'umuti ubomora inguma. Ibiganza bye by'Imana byari byakijije abarwayi, bihembura n'abendaga gupfa. Uwo munsi wari wabaye nk'aho ijuru ryimukiye ku isi, kandi abantu ntibamenye igihe gihise uko kingana, nubwo bari biriwe ubusa. Igihe izuba ryajyaga kurenga, abantu bari bagicaracaraho. Hanyuma abigishwa babona ko icyaba cyiza ari uko iyo mbaga y'abantu yasezererwa. Benshi bari batagize icyo basamura kuva mu gitondo. Bashatse kubasezerera kugira ngo bajye aho bashobora kubona ibyo kurya. Ariko Yesu arababwira ati, muba rimwe mu bagaburira. Matayo 14:16. Maze Yesu akebuka Filipo aramubaza ati, turaguraho ibyo kurya kugira ngo tugaburire aba bantu? Yohana 6:5. Filipo yitegereza iyo mbaga y'abantu badendeje aho, maze aramubwira ati, nubwo twatanga idenariyo 200, idenariyo yari igiceri gifite agaciro kangana n'igihembo cy'umubyizi w'umuntu ukoresha amaboko, ntitwabona imigati bahagije, bona nubwo umuntu wese yafataho agace gato. Yesu yabajije ko muri abo bantu bose hari uwaba afite ibyo kurya. Andereya aramusubiza ati, hari umuhungu ufite utugati 5 n'udufi 2, ariko si byo byamarira icyo abantu bangana batya. Yohana 6:9. Yesu ategeka ko babimuzanira. Amaze kubyakira, areba ku ijuru, abisabira umugisha, maze asatagura udutsima aduha abigishwa, nabo baduhereza abantu bari bateraniye aho. Nuko bose bararya barahaga, bateranya ibisagutse byuzura inkangara 12. Matayo 14:19-20. Yesu yakoze icyo gitangaza yigisha abantu icyigisho cyo kwiyoroshya. Iyaba muri iyi minsi abantu bari bafite ingeso zo kwiyoroshya, habonetse ibintu bihagije byo kunganira abantu mu byo bakeneye. Nyamara kwihugiraho no gutegekwa n'inda byateje bamwe umurengwe, abandi birabakenesha. Impamba yoroheje yahagije abo bantu benshi bari bananiwe kandi bashonje, yerekanye imbaraga z'Umukiza n'uburyo yita ku bantu mu bintu rusange bakenera muri ubu bugingo. Umukiza ntiyasezeraniye abamukurikira imibereho y'iraha, ahubwo ijambo rye ryasezeranye ko bazahabwa ibyo bakeneye, kandi yanabasezeraniye ko azajya bahora bugufi kugira ngo abahumurize. Iyo mbaga y'abantu imaze kugaburirwa, hasagutse ibyo kurya byinshi. Yesu ategeka abigishwa bati, nimuteranye ibisagutse kugira ngo hatagira ikintu gipfa ubusa. Yohana 6:12. Yigishije ibintu bibiri: nta gikwiriye gupfa ubusa, kandi ntawe ukwiriye kwirengagiza ikintu cyose cyakunganira ikiremwa muntu. Mujye muterateranya ibyo kunganira abashonji bo ku isi. Dukwiriye guterateranya twitonze umutsima uva mu ijuru. Nta kintu na kimwe Imana yaguze gikwiriye gutakara, nta n'ijambo rimwe yavuze dukwiriye gukerensa. Kristo yahoraga yisunga se, natwe niko dukwiriye kubigenza. Igitangaza cy'imigati cyigisha abantu kwisunga Imana. Kristo yari mu butayu ari kumwe n'abagabo 5,000, abagore n'abana batabazwe. Kubera amatsiko, abantu benshi bazaga aho Yesu ari ntawe ubararitse, nyamara yari azi ko bashonje, ko bari kure y'iwabo, kandi ko bwije. Uwari waramaze iminsi 40 mu butayu atarya kubera bo, ntiyajyaga kubemerera gusubira iwabo bashonje. Yesu yisungaga se wo mu ijuru kugira ngo amuhe ibyo kunganira abababaye. Igihe tugeze mu mpatanwa, tugomba gusaba ubufasha Imana nyir'ubutunzi bwose. Muri iki gitangaza, icyo Kristo yahawe na se yagihaye abigishwa be, abigishwa bagiha abantu nabo bagishyira bagenzi babo. Bityo rero, abantu bose bunze ubumwe na Kristo baba batoranirijwe kuba imiyoboro imuhuza n'abantu. Igihe abigishwa bumvaga Umukiza ababwira ngo muba rimwe mu bagaburira, barumiwe. Baribazaga bati, ubuse turajya mu birorero guhaha ibyo kurya? Ariko Kristo arababwira ati, muba rimwe mu bagaburira. Abigishwa bazaniye Yesu ibyo bari bafite byose, ariko ntiyababwira ngo bicare bafungure. Yabategetse guhereza abantu. Ibyo kurya byakomeje kwiyongerera mu biganza bya Kristo. Abigishwa be ntibamutegeraga amashyi ngo abure kuyuzuza. Utuntu duke twarabahagije bose. Igihe imbaga y'abantu yari imaze guhaga, nibwo abigishwa basangiye na Yesu ibyo kurya bohererejwe n'abo mu ijuru.
Iyo tubonye abahanya n'imbabare bamerewe nabi, kenshi turashavura tukibaza tuti, amikoro yacu make yamara iki ku bukene bungana butya? Mbese ntitwategereza umuntu ufite ubushobozi bukomeye ngo azabe ari we uyobora uyu murimo? Kristo aravuga ati, muba ari mwe mubagaburira, mukoresha amikoro n'uburyo mufite, muzanire Yesu imigati yanyu. Nubwo amikoro yanyu yaba ahagije kugaburira umuntu umwe gusa, ibiri mu biganza bya Kristo bibasha guhaza benshi. Mutange ibyo mufite, Kristo azongera izo mpano. Nitumwisunga tuzagororerwa gukiranuka. Kandi rero Imana ishobora kubagirira ubuntu cyane, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongerera imbuto mwabibye. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 9 umurongo wa 8 n'uwa 10.